Yes, tubahaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube Upwise. Muri video yacu ibanza twabonye mudasobwa icyo ari cyo. Uyu munsi tugiye gukomeza isomo ryacu turebera hamwe ubwoko butandukanye bwa mudasobwa bubaho, ibiranga buri bumwe byihariye n'ukuntu buri bwoko ari ingenzi muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Reka dutangirire ku yizwi cyane ariyo desktop computer. Izi mashini ziri powerful mu bisanzwe, zikaba zikoresherezwa aho ziri. Izi zikora neza cyane, ziba nziza cyane iyo zikoreshwa mu bikorwa bijyanye no gukina gaming, gukora video editing no gukora programming. Imbere muri computer case y'iyi desktop dusangamo ibice byayo nka CPU. Muribuka neza yuko twasanze iyi CPU ariyo bwonko bwa computer, RAM na storage drive. Ibi bice byayo byose hamwe bifatanya gukora igikorwa mudasobwa yahawe. Ubwoko bwa kabiri ni laptop. Ubu ni ubwoko bwa mudasobwa bwakozwe ku buryo bushobora kugendanwa aho umuntu yaba ari hose akaba yabasha kuyikoresha, waba uri umunyeshuri, umunyamwuga cyangwa se umuntu usanzwe. Laptop ni ubwoko bwa mudasobwa bwiza bukemura ibibazo bya buri muntu. Laptop ziboneka kandi mu ngano size zitandukanye n'imikorere imwe n'imwe yihariye. Muri iyo mikorere yihariye twavugamo nka screen zikorwamo touch screen na fingerprint readers. Ubwoko bwa gatatu ni mainframe computer. Izi mudasobwa zikoreshwa ku bwinshi n'amasosiyete magari akora ibikorwa byinshi nka financial transaction na data processing. Mainframe ni mudasobwa zifite imbaraga zidasanzwe kandi zizewe, zishobora gutunganya umubare munini w'amakuru icyarimwe. Zikunze gukoreshwa mu nganda nka banki, ibigo by'ubwishingizi na guverinoma. Ubwoko bwa kane tugiye kurebera hamwe ni supercomputers. Ku isonga ry'imbaraga zo kubara dufite mudasobwa zitwa supercomputers. Izi mudasobwa zidasanzwe zikoreshwa mu bushakashatsi bwa siyanse, iteganyagihe n'indi mirimo isaba kubara cyane. Izi mudasobwa zidasanzwe zigizwe n'ibihumbi bya processor arizo CPU zitunganyiriza hamwe amakuru kugira ngo zikemure ibibazo bikomeye. Ni ingenzi cyane kuko zidufasha gukora ibirenze iby'ubumenyi bwa muntu. Ubwoko bwa gatanu ni tablet. Tablet zahinduye uburyo dukoresha ibikoresho bya digitali. Ziba nziza mu gusoma ebook, kureba filime no gukina imikino. Tablet nyinshi ziba zikoranye ekara zikorwamo touch screen, zinakanakoresha udukaramu dukoresha urumuri aritwo stylus pen, bigatuma ziba nziza ku bikorwa byo guhanga nko gushushanya creative na sketching. Ubwoko bwa gatandatu ni smartphone. Amatelefone yahindutse igice cy'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Adufasha mu bintu byinshi, kuva mu itumanaho kugeza mu myidagaduro no gukoresha imbuga nkoranyambaga. Kubera processor zazo nziza, kamera za high resolution hamwe na internet yihuta, telefone zigendanwa zahinduye uburyo bwo guhura mu isi y'ubu. Ubwoko bwa karindwi ari bwo bwa nyuma ni calculators. Nyuma ya byose dufite calculator. Nubwo isa nk'iyibanze, calculatrice ziracyari ibikoresho by'ingenzi byo kubara imibare, cyane cyane ku banyeshuri n'abanyamwuga professionals. Mu gusoza, ubwoko bwa mudasobwa buratandukanye cyane. Buri bwoko bukora igikorwa runaka. Waba ukora ibintu bisanzwe cyangwa ukunda tekinoloji, gusobanukirwa ubu bwoko butandukanye bishobora kugufasha gufata ibyemezo byiza bigendeye ku byo ukeneye. Wakoze kubana natwe, kandi ntiwibagirwe gukora like, comment na subscribe kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'ubumenyi butandukanye. Ciao ciao.